byagenze gute ihangane umva mutware gahoro mutware gahoro kubabara meze ute se mwana sava ni byiza birimo biragenda ibikorwa se bimeze bite bikorwa urabona ko birimo biragenda inzu irimo isa nk'irangira ariko nagira nkwereke hagati aho ngaho ibindi bikorwa ahantu twabikomereza ni ruguru gatoya nawe ariko urabona ko inzu isa nk'iri kurangira nta kigoye ni mu mafinisage tugiye kujya ndabibona ko bimeze neza ariko tugenda unyere ibindi bikorwa ntacyo twakomeza kandi ndabona umaze gukura nuko kugenda umuntu akura kugenda wagura ubwenge ni byiza ni byiza nibyo niyo viziyo umva twari turi mu kazi umugabo wa nyine haba ikibazo akora impanuka ariko natwe ku kazi ntituramenya batubwiye ko kubera ko bateje ikibazo ashobora no kwishyura ibyo yangije ntabwo nabyemera nta kundi ihangane umugabo wanjye ntabwo yakora ibyo ihangane bibaho ntabwo nabyemera urambeshya oya ntabwo bibeshya niko byagenze oya ihangane oya ntabwo bishoboka ntabwo nabyemera ihangane ahubwo umugabo wawe aguruka ujya kumwitaho ndabona umushinga ugomba kwaguka ndabona ariko bimeze ahangaha nkabona ko n'uriya muturage amaherezo azagurirwa ariko se hano hazaboneka abakozi hari ibikoresho nohereje nabyo sinzi niba warabibonye ntabwo nkubeshya niko byagenze ihangane umva ahubwo noneho twebwe kadusubire ku kazi tujye kureba uko byifashe turazi kukubwira imyanzuro yafashwe nta kibazo ariko ibyo bintu ntabwo byemera Jay twigendere ku kazi mwana uraho neza mwana numvishe ngo mwagize ibyago ngo umugabo ngo yagize impanuka nanjye sinari mpari urabizi byambabaje urabizi ubuzima nanjye mba ndi iyo ngiyo ndi gushaka ibintu birayi by'abana mba ndi nawe urabizi aho ngaho turabizi ko uri umuturanyi mwiza ahubwo ikintu nagusabaga nari ngiye kuvoma hepfo iriya umfashije
wagenda ukaba umumenyereza kugenda pe ukanamuganiriza dore ko ngewe nazi ukuntu ameze. ni ukuri ndabikora Sha, nta kibazo urabizi pe, ndi urakoze umuturanyi pe. mwiza Cyane, Imana iguhe ngaho umugisha. nyaruka gerageza ujye urebe ko wasura amaraso ujye kwatura amaraso